tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba twese tugire tuti epiyara rwose abantu mudukurikiye muherera amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'abantu mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda by'umwihariko nyine muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. TV6 Rwanda iyi niyo YouTube channel ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha y'amakuru ukeneye kumva rwose n'ahandi wayakura uretse kuri TV6 Rwanda TV. Twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngiye ubasuhuza abanyita kwizera ndagira ngo mbasabe ngo mukande subscribe ubundi twimanikire mu cyo bita zandani mu makipe yanyu mukunda rwose, ya makuru agezweho mu makipe yanyu mukunda rwose. Aha ngaha turayaganira tukareba uburyo bimeze tuganira muri make. Iki ni ikiganiro ntago, niyo mpamvu tubabwira ngo muduhe ibitekerezo muri komenti, muduhe icyo bita inyunganizi, muduhe ibyifuzo byanyu ubundi ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Ikipe ya rero tugiye kurebera hamwe 11 ikipe ya igomba gukoresha ba bandi bagororotse uvuga ngo abangaba nyamukandagira batereka mu kibuga izaba igenda izaba iryana rwose, izaba imeze nk'ishanyarazi. Ahantu henshi nabonye bari gushidikanyaho ni mwiza mu baravuga bati Adolphe na Pierre ninde ugomba kujyamo, ariko nkababwira nti Pierre ku kigero cya 75% arahabwa amahirwe kuba ari we warenda izamu rya Pierre, Adolphe akaba umusimbura wa kabiri kuko Pierre yahetse ikipe ya Pierre yahesha igikombe cya shampiyona. Adolphe mu gihe atakinaga cyangwa agakina imikino imwe n'imwe, ubwo urumva ko Pierre ni uhabwa amahirwe, ariko umutoza nawe wenda hari uburyo abibona muri ko uwo bita Ishimwe Pierre tugendeye ku rupapuro tugendeye ku mibare niwe uhabwa amahirwe yo kujya mu izamu rya nyamukandagira. Ubwo uwo bita Pierre yajya mu izamu defense n'ubundi birumvikana n'uwo bita Nigena Kerema ndetse n'uwo bita Nshimiyimana Yunus, ukongera ugafata umuvandimwe bita Ombolenga Fitina agahatana n'uwo bita Byiringiro Jean Gilbert Kagege, ariko nge naterekaho uwo bita Kagege kuko uwo bita Ombolenga ntago muri reyo ntago yatwigaragarije neza. Wenda umutoza nabyo wenda umutoza ashobora kugenda akabirebaho ugasanga abonye ko Ombolenga wenda yongeye akazamura urwego, ugasanga Ombolenga araje yongeye abanzamo, ariko Ombolenga nabamushyize hanze gato. Uwo bita Kagege nawe agakina ubwo azi ko hanze rwose namuka akoze ikosa rito hanze hari umusimbura witeguye kuba yakataka rwose akaba yafata umwanya kandi atazawurekura. Kuri gatatu bamwita niyo mugabo Claude, ariko nawe agakina azi ko inyuma ye hari uwo bita Bugingo Hakim urekereje uvuga ati isaha n'isaha uri bukora ikosa ikibuga nkakinjiramo rwose biraza kukubana ibibazo. Uwo nawe namuterekamo tukigendera. Uwo bita uyu mutaramu bita Seydou Yusuf Dauda nkamutereka mu kibuga. Uwo bita Ruboneka Jean Bosco nkamutereka mu kibuga, nkatereka ku 10 nkatereka uwo bita Meme Raouf Dao, uwo bita Lamine Ba nkabamuteretse hanze gato kugira ngo tubanze dupime n'urwego rw'uyu mutaramu. Uruhande rumwe yaba Iraguha Haji ndetse n'uwo bita Barafinda, nashyiraho uwo bita Iraguha Haji kuko yerekanye ko ari umukinnyi mwiza. Iraguha Haji rwose namuterekaho cyane. Barafinda akaba agiye hanze kuko nta musaruro mwinshi yigeze agaragaza mu mikino yakinnye yose muri nyamukandagira, ariko Iraguha Haji mu mikino yagiye akina muri Rayon Sport twabonye ko ari umukinnyi mwiza ushobora kugira byinshi afasha ekipe mu gihe bugarijwe cyangwa se mu gihe bashaka ibitego. Ubona ko ari umwe mu bagendaga bayigoboka rimwe na rimwe. Namuterekaho urundi ruhande nkaterekaho bita Sheikh Jibril Ouattara, rutayizamu international urekura amashoti intercontinental missile, yama shoti yambukiranya icyo bita imirongo igabanya ibibuga rwose, yaba urubuga rwa nyezamu igabanya ikibuga kabiri hose igenda ibicamo igenda nk'isasu. Bamwita William Mer Togi, uyu mutaramu w'umunyakote d'Ivoire. Uyu nguyu rwose niwe ugomba kuba nimero 9 international, agasimburwa no bita Mamadou Sy nawe avuga ati rwose mu gihe byakanga nkatereka wo bita Sheikh Jibril Ouattara. Ubwo urundi ruhande rukajya wo bita Denis Omedi Hakim Kiwanuka nabo bari tayari abakinnyi ya Periki bafitera.
ikipe ya APR ifite abakinnyi n'abasimbura babo ubona ko ari beza cyane rwose, ubona ko ntabwo ari nk'umwaka ushize yasimburaga bita ba Tuyisenge Arsene ba Frodoir, abo ngabo rwose. Hari undi mutaramu nibagiwe, Ronald Sekiganda.